Turabasoje inshuti bakunze mudukurikiye kuri Bwira Yesu TV, umugisha w'Imana ubane namwe. Muze tugiye gukora ikiganiro kirebana n'uburyo umuntu yubaka urugo rugakomera. Kandi muzi ko muri bufashwa. Mu rugo ni ijuru, ni hari ura ni ijuru. No. Kubera iki? Bakunda kuryita ijuru rito. Rito? Kubera ko ijuru nta n'ikintu ntagerera mu kameme. Ariko kuba byakundiye. Kuba byakundiye ni ijuru ritoya. Naho abo bitakundiye. Bajya bavuga ngo ni Gihenomu. Ariko urugo ni rwiza. Yes. Imana ishimwe. Mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Urugo ni ijuru, ni hari ura ni ijuru. No. Kubera iki? Bakunda kuryita ijuru rito. Rito? Kubera ko ijuru nta n'ikintu ntagerera mu kameme. Ariko kuba byakundiye. Kuba byakundiye ni ijuru ritoya. Naho abo bitakundiye. Bajya bavuga ngo ni Gihenomu. Ariko urugo ni rwiza. Yes. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbaza. Inshuti bakunzi babwira Yesu TV, turabakunda, turabishimiye, kandi dukunda intashyo mujya muduha intashyo. Turabibutsa ko subscribe mwakoze. Ariko abantu bari baravuze ngo ndimo kurebana ko mu jisho. Kubera ko uri umugabo wanjye tubyaranye kane. Urumva kubera ko turabibwirwa na commentaire. Oya, Imana ntabwo kandi hano ntabwo turi mu nta nicyo babihinduraho. Kubera ko Imana ntabwo iguha ibintu bituzuye. Imana ireba ibihuye ikabihuza. Rero yabonye ko wowe ari wowe umbereye, yego, hanyuma irakuma. Hanyuma nanjye ibona ko nkubereye, irakuma. Haleluya. Twakoze ubukwe 2012, 2008 mu kwezi kwa 12. Ruvara mu kwezi kwa 12, ejo bundi twenda kwegeramo turaba tugiye gutangira umwaka wa 18. Turakuze. Ubwo 18 turaba tuyishimangiye. Turaba tuyitangiye, turaba dusoje 17, dutangiye 18. Bajya bavuga ngo abagabo ntibakunda kumenya amatariki, ushaka umutunguruka mubaza umwana wawe yavutse ryari. Bakanariza ngakareba hejuru. Nuko baba bafite ibintu byinshi bibareba, baba bafite charge nyinshi, ariko abadamu nitwe tuba twaragiye kugise. Byiza cyane. Kandi tubwira abantu ko dufitanye abana 4. Dufite abahungu 2 n'abakobwa 2. None se bwira ye. Ariko uri uvuge sheri. Oya, nabyo ndaza kubivuga, nshatse nakwita amazina nshaka. Ahubwo ndashaka noneho tuganira ikiganiro ubu tugize umumaro, kuko abantu bakuzuririmba. Yego. Bakakumenya ubwiriza. Yego. Bakakumenya utera amakorasi. Yego. Ariko se wemera ko ibitangaza byose tubona bishingiye ku muryango? Cyane, umuryango ni uwa mbere. Rero niyo mpamvu tugomba gutera hariya, kuko hari igihe haterwa. Hano mu muryango rwose umuryango wo Imana ikwiye kubana neza. Kubera ko iyo batabanye neza, icyambere bose ntibishima. Ikindi igihugu kiba gihombye. Urugero nk'abantu baraye batameranye neza, ntago wajya mu kazi ngo utange umusaruro wa nyawo. Noneho iyo bafite rero abana bibica mu mutwe, ukabona mbese uri kwangiza abana. Rero umuryango rwose tugerageze tubane neza, kandi na Bibiliya irabivuga. Iravuga ngo tugire umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro. Noneho niba Bibiliya ishaka ko tubana n'abantu bose amahoro,
urumva ukwiye kubanza daboro kubana amahoro n'uwo mubana mu rugo. Imana umugisha wonse ko wavuze ko ndi umugabo wawe no kuvuga ngo nanjye warihangana ndagiye nkunda kuvumbura cyangwa se gukoresha amagambo azimisha cyane kubera kuritonda cyane. Abantu badukurikiye babimenye neza, afite umugabo witonda witonda cyane. Okay. Noneho igituma iyi topic y'ikiganiro cyo kuganira ku kiganiro cyo ko cyabubatsi ngo uvuze ijambo ryiza uravuga ngo umuryango niwo Imana itorezamo kandi niwo igihugu kiboneramo abantu buzuje ubumuntu cyane. Yego cyangwa ndakubeshye mvuze kutabivuze. Ntabwo ari abantu buzujemo ubumuntu, ni abantu buzuye neza nyine bishimiye, kuko iyo wishimiye utanga umusaruro, birakumotiva, bigutera imbaraga, ugakora neza. Ariko bifitanye isano n'ubumuntu. Udafite ubumuntu ntabwo ibyo wabibona. Hari igihe ushobora kuba nanone umuntu no kuba utubatse neza nta hantu byahuriye. Oya, nta muntu ufite ubumuntu ureka kubaka. Dadi birashoboka. Sheri afite ubumuntu. Sheri oya, ubumuntu burya cyo ni ikindi. Ese ubumuntu reka none tutinde kwijambo ubumuntu kuko ikubona tarabumva. Ubumuntu no kuzuza indangagaciro zo gukora ikintu cyujuje gihaye agaciro uri. Ushobora kugikorera ugikoreye ntacyumve, ntanagiha agaciro, ariko wowe ufite ubwo bumuntu. Exact cyane. Ikindi ubumuntu numva bwakaguhaye bwakaguhaye kwihangana. Hari ibintu bitihanganirwa. Ngaho bivuga bibwira abantu. Oya, ntabwo nje kuvuga ibyo, ariko hari ibintu bitihanganirwa kameme. Ubuse ukabwiyambura. No, ntabwo reka tujye apari y'ubumuntu. Reka nguhe nk'urugero, sibyo? Ubanye n'umugabo wawe, murabanye, sibyo ko dukwiye kuvuga ibyacu, reka tureke iby'abandi. Nyine twe kunuza ubwo turacyakomeje ku muryango wubatse, ariko ushobora kuba ufite ubwo bumuntu muri wowe, ariko bikakunanira kuko utakaje. Ntabwo ari ukuba butakaza. Reka nguhe urugero. Ahantu nakoreraga, nimba ivuga barabyumva, hari umudamu wabanye n'umugabo we, ibyo ni ibintu bizwi no kuri social media byagiyeho. Hanyuma umumama akihangana cyane, ari umuntu wihangana, aramwihanganira, ababyara umwana wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Noneho rero umudamu aza gutwita, arasama, kandi asama inda ya wa umugabo we. Umugabo ati nari narakubwiye ko ntashaka ko tuzongera kubyara undi mwana kubera icyo ukoze. Birumva na mbere ntabwo ari ibintu byahutiyeho. Na mbere yarazaga akamukubita, mbere yarazaga ati iki cyuma nzakikujomba, ibintu nk'ibyo. Ariko yaraje n'abana bose amuzingira mu kamatera bararagaho. Iyo nkuru irazwi, aramutwika kubera ko yaratwite inda nkuru. Ariko naguciye mu ryo vuga, ntabwo uwo mugabo yari afite ubumuntu, kuko ubumuntu bukubuza gukora ikibi. Nyine nibyo ndi kukubwira. Wowe rero umwe muri bo mu bashakanye ashobora kuba adafite n'indangagaciro. Nizo bumuntu rega, wihunga ubumuntu nibwo bukenewe. N'indangagaciro za kimuntu, nibwo bukenewe. Indangagaciro zo kubahana, kuko burya iyo abantu babanye ikintu bagomba gukora ni ukubahana. Kuko nta muntu ugira imbaraga zose ngo aba afite imbaraga zose. Hagomba kuba ahantu hagira intege nkeya, kandi n'undi akazigira, kuko twese niko turemye. Tugira parte ebyiri, iy'intege nke n'iy'imbaraga. No mu gihe rero wagize nabonye ya kote yawe ya faiblesse, nkakunganira nanjye ukanyunganira, nuko abantu babana. Ariko kubana neza ntako bisa. None nk'ingo zakomeye cyangwa ingo zigikomeje, dushingiye wenda natwe dufite amahirwe mu myaka 17 turacyari kumwe. Yego kuko uyu mwanya mushaka kumva iki kiganiro rwari rumunaniye, ariko agahita agwiza imbaraga. Yego ubona iki cyatuma urugo rukomera cyangwa se urugo ruramba?
cyambere nje nabonye ariko ntago ariko abantu bose babibona sibyo kuko buri muntu wese agira uko abona ibintu ariko ngiye cyo nabonye cyambere nabonye ari amasengesho yego babyumvise yego icyambere ni amasengesho kuko iyo usenze mu gusenga habamo imbaraga zituma wihanganira zigutera kwihangana uba ufite amakuru surtout n'amakuru ariko iyo usenze muri wowe habamo imbaraga zo kwihangana zo kwirinda mwuka wera abana nawe akakuyobora mu kuri kose akakubwira ngo ibi bintu akakubwira hari ibintu byaje ubu ngubu bita blood shower byo kuganiriza abakobwa yego ni byiza nge ntabyo bankoreye ariko ni byiza ariko niyo wamuganiriza ute akagenda ntakomeza ikintu bita amasengesho umwuka wera atwigisha nuko dukwiye kwitwara urugero ngenda umuntu ndabivuga ariko ngenda umuntu usabana cyane mu gihe umugabo wanjye we yitonda tuje urumva ariko umwuka wera akwigisha cyangwa anyigisha uko nkwiye kubana n'umugabo wanjye kandi tukabana neza tukubaka urugo nk'uko twabwiyemeje njyewe rero icyambere mpamya kandi mfite n'icyo nshingiraho ni isengesho yego cyonyine kabiri kuganira urumva twabonye ko isengesho riguha imbaraga zo kwihangana si ibyo gusa isengesho rikora ibintu byose isengesho rirakubwira riti we komera nubwo urugamba rumeze gutya wowe ubwawe ukambara imbaraga zo gukomera kandi ukamenya uko ukwiye kwitwara muri icyo gihe ikindi isengesho riguha n'icyizere bati nubwo bimeze bitya ejo buzacya bizagenda neza byanga byakunda si uko bizaguma mbese ni ukuvuga ngo winjiye mu mwuka wo gusenga ibintu byose ibimene by'amacupa ibintu byose bikomeretsa bivusha imbaraga zo gusenga zikugeza hejuru yabyo aho uguye ahantu heza n'abantu mwe rero bubatse ingo n'abari kuzubaka mugana isengesho aha noneho hari ikintu kiriho hagati y'abashakanye njya mbona abantu iyo wubatse urugo abantu bagira ngo ushobora kwizera ko wubatse nyine uwo muri kumwe ari umumarayika oya aho nticyaba aricyo kintu gituma umuntu atungurwa akavuga ati none ibi sinigeze mbyitega bikaba aribyo bivamo intandaro zo gusenga papa oya ahuye n'ikintu kimutunguye atigeze yitega bitewe n'uko yizeye umuntu mu ikintu rero kiriho wa muntu w'Imana we inshuti yanjye nta mumarayika ubaho abantu bose ni abantu ntabwo ibintu byose byahora ari icyo gihe waba warageze mu ijuru rero kandi ntituragera aho satani atarasa imyambi ubwo rero ntibizatungura umuntu uwo ari we wese ngo amubone uyu munsi yarasa ngo amubone ari muri ishusho ngo abone hari ibyo batumvikanyeho ngo avuge ngo isi irashyize kada kera ababyeyi bacu baratubwira ngo nuko zubakwa kera tugifite imiryango tugifite abana tubyirukana nabonaga abana bagira bakarwana bakanakomeretsanya kandi bavindimo kandi baronse ibere rimwe ngaho rero tuganirize n'aba bantu babubatse ingo babona ibintu bihinduka bagatinda kuri byo ugasanga bivuyemo gutekereza gusenya kandi bari abana bararwana bamara kurwana bakongera ugasanga umwe abwiye undi tisheri ati cira ahangaha ugasanga mutamitse ikintu cyo kurya ugasanga kubera iki nk'ingo z'iki gihe usanga abantu bagongana ukagira ngo ni ikintu gishya kibaye kandi hari n'igihe bishoboka ko tugomba kwigira kuri bari abana ntidushyire icyo ntashyigikira hari abantu bagirana ibibazo ukabona umugabo cyangwa umugore bararwanya ibyo bintu byo kurwana byo umwanda iyo utinze ahantu cyane uhinduka ibisanzwe ako kantu niko ngira topic ibanza nk'umwanda iyo utinze ahantu
umwana iyo utinze ahantu cyane ugera ugahinduka ibisanzwe. Urugero papa, ushobora kwinjira muri salo ukahasanga igikombe kirimo uburoso bw'amenyo. Mu by'ukuri igikombe kirimo uburoso bw'amenyo ntigikwiye kuba ku meza muri salo, ariko ugisanze ni mugoroba utashye tise kuki gikombe kiri ahantu n'uburoso kuki mwabishyiza ntitugikureho ejo ukagaruka atari kose cya gikombe n'uburoso biracyari aha ngaha ntitugikureho. Ku munsi wa gatatu nugaruka uzasanga ari ibisanzwe, uzakibona ahubwo ugira ngo ni n'ururabo, kubera iki n'umwanda watinze ahantu uhinduka ibintu bisanzwe. Noneho rero niyo mugiranye ikibazo mwihutira kugikemura, ariko ari ikibazo mwagiranye kuko icyambere ngenza kubaka nubatse mbikeneye kuko nabaye imfubyi ndi muto ntaho mfite wo kujya kuzererera, noneho nanazerera narabaye n'umugore nabyihanganira bwa mbere, bwa kabiri nkihangana, ariko sinzi ko bwa kangahe nakomeza kwihangana. Reka tujye tubwiza abantu kubera ko bitinda ahantu bikahinduka ibisanzwe. Ejo yaba nka wundi ntabo mujya mubona muri social media cyangwa abantu amakuru ba BTN TV cyangwa n'ahandi bagiye kureba abantu, akaba n'umugabo yafashe ubuhiri cyangwa umudamu, ntago ari umugabo gusa, ubu bisigaye byarakomeye, n'umudamu ukabona yafashe umuhoro yatemye umugabo we. Urumva aho kugira ngo bigere kuri urwo rwego yatangiye ari urushyi, ejo izaza ari ingumi, mu kandi kanya iza ari umugeri amutere jido ikubite hasi amuhondagure, ejo azazana icyuma. Urumva rero wabirinda hakiri kare. wabirinda ute rero cyambere ushobora kuba icyaguhora ari ukuri, wabirinda ukirinda, si byose yego yenda umva wabirinda ukirinda. Cya kabiri wabona ari nka wa muntu ko none hari abantu Imana mbabare kumvuze gutyo, ariko hari abantu baba n'abanyarwanda babivuze, baravuze ngo akabaye icwende nikoga. Ashobora kuba ari umuntu wakuza abona iwabo bakubitwa ababyeyi barwana, akumva nawe urwo rugo aramutse adakubise umugore ataba umugabo, cyangwa uwo mugore batarwanye bitaba byo. Rero hari ibintu bigera bikaba kure. Reka nguhe urugero, mfite umuntu w'ishiti yanjye, umugabo we yaramubwiye ati ngiye nzakwica gutya, arabimwibwirira gutya, abigira ibikina akajya azamukubita, buke abura umuhoro ati kandi uyu muhoro nzawutemesha. Urumva ngewe nta maze kubona ibyo ngiye ntabwo reka ndacyakeneye kubaho, uridekaraye. Impamvu ni dekaraye nuko uyu munsi mu gitondo nazindutse ntekereza ku ijambo twanditse kuri invitation. Ni ijambo riri mu gitabo cya Yobu ibice 42 ku murongo wawo wa 2. Aravuga ngo nzi yuko ushobora byose Mana, kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Urumva Imana yubatse urwo rugo izakomeza irurinde. Baherutse kutubwira ngo twakoresha izindi ndimi tujye dukoresha Ikinyarwanda cyangwa se duhindure mu zindi, ariko izakomeza irurinde. Hanyuma nawe ufite ayo makuba rero utorohewe bikomeye, uyoboke inzira y'isengesho, uyoboke Yesu niwe shobuja. Nuko uyoboke inzira y'isengesho, ibintu inshuti n'imiryango bitakora isengesho rirabikora. Ntago navuga ngo nuko nzi kurwubaka neza kuba ngeze mu myaka 17. Oya, yewe nyirurure ndashimira nyirururembo, amaboko ye niyo yandamiye. Maboko yawe nyirurure akomeza abe ku rugo rwacu. Haleluya. Abandi yagenda turamira, ahubwo tujye mu bindi, mujya gusenga radi. Umva tujye mu bindi, message yatambutse. Ahubwo kintu ushaka kugira ngo tumenye ese umugore wubatse ufite umugabo ashobora guteretwa bikamubera intandaro zo gutakaza umubano w'urugo.
ibyo ntabyo nzi kuko ntatereswe ibyo ntabonye sindi bubitangeho ide nzajya ntanga igitekerezo ku byo nabonye kubera ko icyo umuntu afite nicyo atanga ngiye nzajya ntanga icyo mfite kuko icyo ndafite sinjya ngitanga noneho se noneho wenda reka tureke kubyita guteretwa ashobora kugira inshuti za hato na hato hari ishobora kuzamuka ikayingahinga ku rukundo rw'ababanye hafi aho ngaho iyo ntabwo ari inshuti ariko najya numve niba byashoboka ntabyo nzi kuko ngira inshuti nyinshi ariko nta nshuti yagera ku rwego rw'umugabo wanjye yesi ntibibaho ubwo aramutse abaye ageze kuri urwo rwego rwo kugera ku rwego rw'umugabo wanjye kuko umugabo wanjye ari hayi inshuti nazo ni inshuti ibyo bindi byo aramutse abaye intandaro yo izo nshuti zibaye intandaro zo kurisenya uwo nyirabayazana yaba umugore cyangwa umugabo yaba yaragizemo uruhare gusa ikiriho dufatika tutakwirengagiza ntabwo twabivuga ko ibyo bitabaho kuko ziza runono inshuti ni nziza ziza runono burya inshuti yakuza runono waba wayibonye ko nturimo nta muntu ushaka ari muto wayimenya ariko uzibuke iyo banasengera abantu ubu tuvuge ko mu ngo zagiye zisenyuka nta zasenywe n'inshuti ntabwo nzizi izo njye nzajya mvuga izo nabonye ariko umuntu uri bukurikira iki kiganiro inshuti ziraza ahubwo iyo ufite umutima wubaka imyugariro mu marembo uzikumira zavuze kuko inshuti ni nziza kubera ko niyo basenga barasenga ngo uyu muryango wubatse mana uzawugira urugo rugenda yego ziraza ahubwo wenda ufite intego y'ibyo urimo nabyemera ushyiraho imyugariro wenda yajya kuzamuka ngo imene umwugariro igasanga warugariye warahindiye babyita guhindira nicyo cyakubaka ariko ziba zihari rw'ibihwe ntukabikwe ziba zihari hari n'izikubwira ngo uririmba neza oya izo ni inshuti hari izivuga ati ntwara imodoka neza burya ndayikata oya inshuti zikubwira ngo uririmba neza ziba ari inshuti zitakwagira icyo zangiza ku mubano w'urugo erega burya urugo burya urugo ni kado ni impano Imana iba yarahaye umuntu ubwo rero umuntu utaba amaso ngo arinde iyo mpano yahawe n'Imana yaba afite ikindi kibazo mu myumvire ye ariko urugo ni impano Imana itanga nawe ibaze ahantu Imana igera ikakwagura sibyo ngiye hareka mubwira ikindi kintu nabonye ariko ngiye ahantu binabonye ibyo ni n'amahano ngiye nabonye ari amahano kandi yabaye ahantu yakora ni n'agakuru keza umusore bajyaga bamubwira ngo umubiri we ntukora oya papa noneho buke yarambagiza inkumi nziza cyane amaze kurambagiza inkumi nziza cyane bakora imihango yose ishoboka noneho barangije bajya no mu rusengero barasezerana byarabaye biba mu itorero nari buvuge izina ariko byarabaye noneho umukobwa bageze mu cyumba cy'abageni ngo ategereza ko umusore agira icyo amubaza araheba buracya umunsi wa kabiri wa gatatu arangije aragenda yegera pasiteri aterega ndacyari umukobwa ati uko nagiye niko nkiri ati ntabwo ari umugabo nashatse pasiteri rero byabaye ndeba ntabwo ari ibintu bireba pasiteri arangije n'akara gakuru gaciyemo arangije afata amateraniro yabaye ahamagara abakristo baricara bose bicaye aha arangije arabaza ashyira umukobwa imbere ati avuga igihe akora ubukwe aramubwira ati ariko yaratuganirije muri nyobozi turaganira tubyigaho atubwira ko akiri umukobwa uko yagiye ariko ari ati none tubigenze gute ati none tubigenze gute noneho abakristo bati icyo Imana yafatanije ntihakagire ugitandukanye ubwo ni ukuvuga ngo yihanganire abandi bati ntiyihanganire umusaraba we
pasiteri arabumva arangije afata umukobwa amufata ikiganza imbere y'abakristo aravuga ngo shingiye ku bubasha mpabwa n'Imana n'itorero ntari buvuge izina subije umukobwa ku isoko kuko yabeshye umugabo atari umugabo bivuga ni ijambo twese dusezerana ngo Imana afatanije wenda ngo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse ariko ko kanyuze mu pasiteri afata icyemezo niba ari mu mwuka niba ari mu mubiri ntabwo ari mu mubiri kuko icyo umuntu aba agiye gushaka haba harimo no kugira ngo abantu bazabyare bororoke rero niba bitarakunze nyine ntibyakunze nawe se wemera ko yarakwiye gusubira ku isoko njyewe icyo nemera ni uko umusore ari kumubwiza ukuri mbere y'uko ubukwe buba kuko ukuri kuratsinda ukuri ni kwiza ukuri gutanga amahoro nubwo nawe yakoze ubukwe ntabwo yari afite amahoro kuko yari azi ko hari ibyo atavuze nk'ukuri rero njyewe ndiwe nagombaga kubwira uwo turi kumwe hamubwira inenge yanjye yihanganira akayihanganira nicyo nabivuga ubundi ikintu gitumye nzamura agatekerezo kuko bise binyibutsa ku kantu kabaye n'uburyo twakomeze ugenda ukoresha amavuga ati ariko hari ibintu bitamenyerwa ariko nubwo turi kuganira ibiganiro burya hazamo no guseka kuko iyo umuntu agaseka bagira amarangamutima ukagira ibintu wumva nyine bigutera guseka ariko ndumva nta bigoranye bihari ntabyo mpamvu urugo ni umunyenga ubu kuko bazadukurikira bazakurikira ibyo bitwenge Imana ibarinde Imana irinde ngo mu kuri kw'Imana ntabwo dusetse kuko izananiranye ahubwo dusetse ko urugo ni umugisha umuntu wese nsabiye umugisha ingo zari zifitanye ibibazo ngo Imana iziteho izubake izongere zibana amahoro abana babona amahoro abana bagubwe neza babone papa na mama mbese babona ibyishimo ibyo bintu tubabibasabiye reka mubaza akantu kamwe ya byose turabakristo turakijijwe turifuza kujya mu ijuru ariko ndashaka tufate mbwire nk'ingo nk'eshatu nawe wakwigira ukavuga ati izi ni icyitegererezo oya ndazifite ariko ngewe zembwere ibyiza bijye bivugwa umva sheri hari umuntu wavuga hano ntibimunezeze ndazifite mu ibanga ryanjye nawe ndazikubwira kuko kubibwira public nta kintu biri bubamarire kuko abo bantu ntibanabazi ariko nge nawe turabazi ikindi ni inshuti zacu baramutse bumvishije iki kiganiro bazabyumva hari umuntu uhita ukubwira ati ibi bintu simbikunda urugero ufite umuntu w'umumama yazaniye impano pe sibyo ndavuga nti nzakora ikiganiro mvuga ukuntu uri umuntu mwiza wangiriye neza arambwira ati umunsi wabivuze niwo munsi tuzatandukana sinzongera kugukunda hari abantu bashaka kutavugwa yes hari abantu badakunda social media hari abantu badakunda ikoranabuhanga je numvaga ko turamutse tuvuze nk'izo ngo ebyiri z'icyitegererezo zishobora kwize n'abandi bashaka kujya kuzigiraho umva papa hano hari abantu hano ntabwo turi kubwira abantu bo mu Rwanda gusa turi kubwira abanyamerika ubu ba Mutoni baragikurikiye mu kanya barampamagara turi kubwira abantu batuye isi ntabwo umuntu yava iyo ngo atege indege aje kureba uwo muryango ariko ndabafite bari roromodo banjye rwose mundi ku mutima ndanabubaha mugubwe neza n'imiryango yanyu kandi n'iwacu tuguwe neza pe niyo hagira kaza duhita tugakansoringa tukavuga tuti ceceka utuze nyiribihe ari hejuru yawe kandi ni umugambi w'Imana ntuhera umugambi w'Imana wubatse urugo rwacu ni nawo ukomeje kuturinda no kuturindira kugira ngo abana bacu bagire umugisha ariko muri iki kiganiro turi abakozi b'Imana yego dushatse twarambura ikiganza
tugacecekesha abafite umwuka wo gusenya ingo. Yego. Abafite umwuka wo gusenya ingo turabacecekesheje mu izina rya Yesu. Erega burya saba baba bafite gisunika aho ducecekesheje Satani usenya ingo ko ashobora guca mu muntu ariko ntago umuntu bundi ubwe yagasenya urugo ariko Satani wahagurukiye ingo umuryango nyarwanda turamucecekesheje mu izina rya Yesu. Wa mwuka ubagendagenda yego turawunetararije mu izina rya Yesu. Amarembo y'ikuzima akoreshwa nawo yarayafunze mu izina ry'Umwana. Kuko uyu muryango arakana wavuze ngo niho hatorezwa yego. Okay, nakoze cyane Yesu agumugiranye ubutaha uzaze turi kuvuga ukuntu nge nawe rero twakundanye. Wabivuze igihe gihari ko no kubishyira imbere. Hanyuma tuvuge ukuntu Yesu akiturinze tugende tuvuga ku tuntu n'utundi. Hari n'ikindi nshaka gukora. Hari n'ikindi numva nshaka kandi dufite ibintu by'amaboko Imana yakoze. Hari n'ikindi kintu nshaka ko tuzakora. Yego. Kijyana no kwirengagiza ukuri k'umusaraba. Ukiyitirira ko uhetse kandi utarawuhetse. Yego. Kora abantu bajye bavuna abandi mu rugendo. Imana bababare. Hanyuma turabanira umuririmbyi nubizi? Yego. Nawe kandi uriwe. Narashaje. Turabavuga butumwa. Narashaje ngira umwana ubikora. Abjiri abana. Ubu ngubu sigenda umushoferi ndatwara. Bakunzi bacu babwira STV turabashimiye. Uyu no muryango wacu hari abantu bajyaga bambaza ngo umugabo wawe ko tutajya tumubona ariko n'uyu tumaranye imyaka 17 turabura ukwezi ngo tutangire umwaka wa 18. Turashimira Imana yabanye natwe mu rugendo rutoroshye kandi rukomeye rw'ubuzima ariko Imana igenda itwereka ukuboko kwayo. Imana igenda itwereka gukomera kwayo. Imana hari umuririmbyi mukuririmbire ntacyo bitwaye kandi ngo twanyuze mu bikombe by'inzitane tunyura mu misozi ariko ntiwadutaye ntiwadusize twenyine ariko ntiwadutaye ntiwadusize twenyine twabonye ukuboko kwawe tubona imbabazi zawe zidashira. Ubutaha zabwira abantu ukuntu uri umugabo uzi kwihangana. Nihanganye biki ari ahubwo reka twivugira aka kantu. Ngemerutse guhura n'umuntu arambwira ngo ufite imyaka ingahe ambaza. Nabwo mfite 45. Arambaza ngo kudasaza. Ndamusubiza ntibituruka mu gutunga umutima utagucira urubanza. Amen. Abantu muze twisekere n'ubundi witekaniwe Imana yacu. Hanyuma rero reka tubasangize kuri iryo jambo twashyize kuri invitation yacu. Twakoze ubukwe ku itariki 13 z'ukwezi kwa 12 2008 13 z'ukwezi kwa 12 2008. Ijambo ryari riri kuri invitation iryo ryo muri Yobu ibice 42 ku murongo wa 2 avango nzi yuko amen. Nzi yuko ushobora byose Mana kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Nta kintu na kimwe kibasha kurogoya umugambi w'Imana kuri wowe. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe urakomeje, nta cyawuhagarika, nta cyawutangira, nta cyawuburizamo. Umugambi w'Imana urakomeje. Umugambi w'Imana muri iryo 2008 Imana ari ko tusabana ikaduha abahungu babiri n'abakobwa babiri kandi ikomeje no kuduha abandi. Ntabwo turacura rwose, turacyari bato. Turacyabya. Rero Imana ihimbazwe. Imana arabyitegereje ibona ko ari ngombwa ko tubana kandi kaduha umugisha. Rero iryo jambo nawe urigendereho uvuga ngo Mwami Yesu. Yobu yarabitegereje aravuga ngo nukuri nzi yuko ndabizi neza. Buryo umuntu avuze ngo nzi yuko ni ibintu abadashidikanya. Ndabizi neza ushobora byose.
haleluya. ariko kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. imigambi y'Imana nta cyayirogoye ku buzima bwawe. niba Imana yaragambiye kuzaba iki, nta kizakubuza kuba cyo. wizere Imana. umuririmbyi abivuga neza, aravuga ngo wiringira Imana uyiringiye ntabura amahoro meza adashira. Amen. Amen. Yesu ni muzima, Yesu aradukunda, Yesu atwitayeho kandi araturwanira intambara z'uburyo bwose. Amen. Kandi aracyarwana cyane. Abantu bazi ko yarangije ku musaraba gusa. Uyu munsi wa none ibintu biracyahaguruka bikabisanga izina rye rirahari. Ego. Bigasanga amaraso yarahari. Aracyarwana. Izina rya Yesu koko n'umunara muremure. Nuko twayaturaga chorus kera. Karabango. Izina rya Yesu koko n'umunara muremure. Izina rya Yesu koko n'umunara muremure. Ariko se ariko kugira ngo ikigano cyari cyarangira. Ndashaka kukubaza akantu kamwe. Kumva nigiye kuvuga ubutumwa cyangwa ugiye kuririmba wambara igitambaro. Kandi muri viziyo bitakigezweho ni irihe banga dusangize? Dusangize. Iyo topic tuzayivugaho kare. Papa. Wow. Tuzayivugaho ariko biti. Mbo kari ngiye uyowe nkaba numva umwuka kimbwira ngo ningubaze. Umugabo wanjye rero namwe abakurikiye bwira Steve si uko abadatega karakubereye. Wow. si uko abadatega atari abakristo. oya ni abantu b'Imana, ni abakristo. kandi nanjye iyo nagiye nagomba ngiteze ngiye nko ku kazi ngiye, ariko iyo ngiye mu ivugabutumwa ndagitega. ubwo ni wo muco wanjye. Ni wo muco. kandi Bibiliya yaravuze ngo ugume uko wari urugihamagarwa. ngihamagarwa rero nahoranaga igitambaro. igitambaro ndakunda gukitega mu ivugabutumwa. n'ubu ndakigumanye. ariko aricyo gitwaye se. mubazize gatambaro. Urabizi buryo ubana n'umuntu umenya amakuru ye. Si byo se? Burya biragoye, burya nubwo hanze ngaho umuntu avuga ngo runaka ndamuzi. Ukamutangira ubuhamya. Ariko burya amakuru ye ntabwo uba yazi. nta muntu wayamenya nk'uwo abantu. ni wowe yazi cyane rwose. Kera hari umuntu twabanye, ari umuntu w'Imana ukomeye cyane, agera hano bagakoma amashyi. Ariko twajya tugera iwe mu rugo ubona afashe ikibanda arimo arakuragura abantu. ntase nk'uko yari ari. agakubita nkavuga se yazi ko yakubita n'ingufa rikavunika. Izina rya Yesu Kristo izo mbaraga turaziba. ariko twagera mu rusengero ati haleluya, amen. abakristo n'abana beza ngo amina. Sawa. abo ni abandi nyine Imana nabo mugaruza ubugwana. ariko mu isi hakorerwa byinshi. waruvuze rero ngo nta muntu wamenya nkawe. iyo umuntu abana n'undi aramumenya. impamvu nari nkoje icyo kibazo cy'ako gatambaro nuko ngewe urabizi ko hari indwara narwaye. urabizi uzi ko hari indwara narwaye si imyaka 5 igashira. inda yanjye yarabaye umweru ivuvuka. ibyo tuzabitangamo ubuhamya. hari abantu bakeneye ubuhamya bwacu. amaraso akava. ibyo ni ibyako gatambaro. ariko njya kubona iyerekwa cyangwa se Imana ijya kunsura, abantu basokoza bakemeza bakabona bagezeyo. ariko Imana ntabwo yohereje ishusho y'umukobwa araza kunsura aza ateza agatambaro. niba umuntu akubajije nk'abana irihe banga, kuko wari watakaje uwo mwimerere, ushobora kumenya ko harimo akarya akakambarira ko yamenye ko harimo akabanga. yego aza ateza agatambaro kasaga gatyo. araza dukubitanye akubita ifukamira imbere yanjye turebanye, arambwira ngo uzi ko iyo ndwara nayigukiza. ariko rero ko najyaga nyihisha ntashaka kuyimenya, nshaka ko imenywa nabi iwanjye gusa. ndibuka twakora igiteranano bita Gikongoro, ndi kumwe na gurupe yo ku Nkombo, batujyana ku musozi kogera, aho njyana imyenda muri dushe ngo nogeremo, ntashaka umuntu mbona. byarazamutse bigeze hano
ngahita mfata ngendana amavuta ngahita nsiga hano kugira ngo hatagaragara. Ariko uwo muntu akiza umukobwa akiza mu ishusho y'agatambaro yaraje ngusika iyo ndwara nayibukiza ngira ipfunwe ry'uko ibonwe n'umuntu sinamusubiza mu gitondo ngiye ndabyibuka ko mu gitondo ndabyibuka yuko nagize ibyo yerekwa nsaba Imana imbabazi ko nagize uburangare uko yanyijije simbizi yaba mu gitondo yaba nimugoroba. Ikibazo cyo nuko yagaruye ubwenge bwanjye nirebye mbona nsa nkuko navutse. Amen. Iyo ndasura yibuka gusa nayibaye imirimo y'amaboko yawe ma twarayibonye turayihamya. Hari abantu bajya bambaza ngo kuki mpora nseka ni kuki wuzuye ibyishimo nawe uzabwire ni Yesu wangiriye neza. Ni Yesu wenyine. Aka kanya rero Imana yatanze umwana wayo kugira ngo umwizera atarimbuka ahabwe ubugingo buhoraho. Tumaze kumwizera tubonye ubugingo buhoraho ibi duhana n'amasezerano. Mu masezerano hashibukamo urugo rwacu. Niyo mpamvu uhereye none tugiye kwandika icyapa cyanditsemo amasezerano yacu ntamenyerwa. Amasezerano yacu ntamenyerwa yene amasezerano yacu ntamenyerwa. Ubwo se bisuhimba umurokore nyawe akwiye kwandika icyapa kiriho ngo amasezerano yacu ntamenyerwa. Ako kantu gakuga jya mu mwuka ukurure iryo yerekwa. Umurokore nyawe akwiye kwandika icyapa kiri hagati n'abamenyera amasezerano nibimuca intege. Yego ngo amasezerano yacu ntamenyerwa cyangwa amasezerano yanjye ntamenyerwa. Ushatse wavuga yawe ariko ushatse wavuga yacu kuko mu bwinshi harimo n'umuryango wawe wavukiye mu masezerano. Erega nta n'uwayamenyera kuko we inkuru z'umugabo bita Nebukadinezari. Nebukadinezari umwami w'i Babuloni rimwe arabyuka mu gitondo arigorora ati dore Babuloni umurwa niyubakiye nayanjye maboko ngewe ndakomeye. Imana iti nakumvishe Nebukadinezari ejo mu gitondo randevu ni mu ishyamba urisha imyaka 7 ubanza ushira iryo vogonyo. Ahagarukiye aza yaciye bugufi ashishimura inzandiko atamahanga yose mwese mubimenye mubyiteho nta butware nta ngabo nanjye ubwanjye sinahangara guhagarara imbere y'Imana. Nta butware nta ngabo nta n'ubwami byahangara guhagarara imbere y'Imana. Ariko Imana irakomeye. Haleluya. Nta butware nta ngabo nta n'ubwami byabasha guhagarara imbere y'Imana. Niyo mpamvu ibintu byose byakunaniye muri urwo rugo rwawe ubizane imbere y'Imana. Imana irabishoboye. Imana izaguha strategy. Imana izaguha tekinike z'uko uba mu rugo rwawe kandi ukaba gute wemerera Satana kwaka amasezerano yawe. Gute wemerera Satana gutsinda. Ukwiye kurwana nawe kuko nubwo ari umurwa Satani nubwo ari umurwanyi oya ntabwo ari umuneshi. Nubwo ari umurwanyi ntabwo ari umuneshi. Imana yaguhaye y'urugo wiyirekura uko wiboneye. Oya yibungabungishe imbaraga z'amasengesho. Ibintu byakunaniye ubibwira Imana kuko ngo ni Imana yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwayo. No kuvuga ngo Imana niba yaraguhaye urugo wituma rugucika ngo rugende. Oya genda ubwire Imana fata ukomeze. Gute se genda ubwire Imana uti Mana we icyo wampaye kimwe ni urugo wampaye ubugingo wampaye agakiza ariko
Yesu we uzi ko utumye mfashwa. Imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu nayihawe mu gihe nibya imbere y'umukiza Yesu. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru rimo, sigaye ngendera mu mucyo ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu twarayihawe. Haleluya. Twarayigabiwe. Rero uwo mugisha Imana yaguhaye wiureka mugende iwuguha ko yawuguhaye niwe. Hariko kera twagiraga yaravuga ngo turaburana imbago z'abasogokuruza, twamaze kumenya neza aho zari zishinze, ntibikwiye ko zigumya kushingurwa tureba. Rero ntabwo umugisha Imana yaguhaye Satani yawugabaho ibitero ngo awugutwara ureba. Reka nkubwe nubwo bavanga Imana igitanga amahirwe ya kabiri, yego, ariko ntazari nka ya mbere, n'aya kabiri nyine. Gumana na ya mbere, niyo mahirwe yawe, niyo mugisha wawe. Muzatandukanwa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Rero ahantu wamukuye biva mu gusenga, biva mu gusenga, biva hehewe mu gusenga, mu gusenga. Reka ngwire ibintu byose biva mu gusenga. Niba warabikuye mu gusenga birindisha amasengesho, jya subira ku isoko. Niba waranabibonye nk'uko abandi babibona cyangwa ukumva warabibonye, nyine noneho bifate woseriye, bifate nk'impano ikomeye Imana itanga. Hanyuma nurangiza ugende ubwire Imana uti Uwiteka we, namaze kumenya ko ari wowe Mana y'agakiza kandi, namaze kumenya ko uri Imana ishobora byose, namaze kumenya ko nta warogoye imigambi yawe. Umugambi wawe wampaye mu rugo uruzana imbere y'Imana, urebe ngo Imana irakugirira neza. Shalom shalom. Turabashimiye Imana ibahe umugisha, kandi tuzakomeza tugenda tubaha ikiganiro kuko tugeze mu gihe cyo gukurikirwa n'abantu batari bake, kandi tugomba kubabera isoko y'umugisha. Amen. Ntabwo ari ukuvuga tuzababwira ukuntu rero twakundanye. Sibyo cyane. Ego n'umugisha Imana yiduha. Yego. Tuzanagira ukuntu dukebura abantu muri iyi minsi. Yewe mugira impano burya. N'umugisha wo kwihangana. Njya mbona abantu bashaka kwiyibagiza yuko hari aho twavuye kandi hari hatumereye nabi, bagashaka kugira ngo kwibagirwa se ntibitera gusubira ku kahozeho. Abantu bajya bibagirwa cyane mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru.